aya mazi yo subiramo nawe wumva uko bimeze amasegonda ibihumbi bibiri ndakwinginze agapurari we mbabarira rwose we wimbatiza Yesu yarambatije we umutima we ndapfuye uranyumana kurikira bene wanyu ko mureba hano twaje ku muhango wo kubatiza ko mubizi njyewe ndi pasiteri wasetse nuko rero abana tugiye kubatiza tugiye kubegereza Kristo abandike mu gitabo cy'ubugingo abagiye kubatizwa bakigira imbere bakatubwira abazima njye n'igare ngirigwari wanditswe tugiye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Murakoze. Haleluya. Amen. Nitwa Uwamahoro Sandrina. Nuko nkaba nje kubatizwa. Amen. Nuko rero tugiye gushyiraho akaririmbo kirukana abadayimoni bose bari aho. Erega twese tuzajya mu ijuru kureba tuzajya mu ijuru kureba tuzajya mu ijuru kureba tugejejeho ko kuzajya mu ijuru amahoro tukareba bari ako gahunda si yari yanjye jenyine ndi kumwe na Pasiteri Kamanutse ntabibwira banyita zibaho n'amayesi ya Kamanutse ntanyugishe naho zibaho zembere cyasi Kamanutse ni mu gihe ikibazo uyu nguyu bamwita zibahobere kimasi Kamanutse kandi nanjye hari izina iwacu banyise barambwiye ngo ntago bibareba wasetse ariko ni mu gihe ikibazo ni amazina y'ababyeyi rero ubu rero gahunda ni yanjye ngiye gusengera amazi ababatizwa ni ku murongo kugakumwe ntago ari njyewe ngiye gufata uyu muhango njyenyine ndi kumwe na zibahobere kimasi Kamanutse tugiye gusengera amazi ahumanuke mu izina rya Yesu. Nk'uko Yohana avugira mu bitaya ati ibirema n'ibize bitange bibone ubugingo buhoraho. Amen. Mu izina rya Yesu. Amina. Yesu Kristo mwami w'Ibetirahamu ukaba n'umwami wo mu ijuru niwe tuzasanga mu bitabo nuza mu gitabo cy'ubugingo buhoraho ni wowe rwose turakwinginze uhumanura aya mazi mu izina rya Yesu uyavanemo imyuka mibi na Satani n'ibyo byose ubipfunge mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu bigusabye nizera ko dukora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Ngirwa ugere no kuri Yesu Kristo. Yesu umwana w'Ibetirahamu wamanukiye Ibetirahamu kaza gukiza abari mu isi nk'uko Yohana yabatije Yesu Kristo akamubwira ati ndakubatije ni wowe mwana w'ukuri nanjye niko ngiye kubatiza Pasiteri Ntibibareba wasetsa ngiye kubatiza umwana witwa Kanyangoga Gerigwari ndakubatije mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen. Kristo nkweretse n'undi mwana witwa Sandrine rwose nawe ndamukweretse nawe ndamukirije mu izina rya Yesu. Oh mana haleluya. Hanyuma wowe uragenzwa n'iki?
urumva uje kwenda iki? Sokoto ufite nkaho uhagaze mu kiyaga cyo kwa so. Sokoto ni umuntu wagushutse ko hano haza hakangishwa ibintu bya uniform ngurinde igihugu. Wapi pasiteri wasetsa sibindeba bagomba kuzana mu bya uniform imana ari nyaho. ibintu bafashe yazo no mu musirikare ukomeye ibintu byo kuzana imyenda ya gisirikare ya gipolisi ntabwo gusanga ugomba gucishwa bugufi. Umugisha w'Imana uva ku Mana ukanzamo nakumva mbishaka nkakubatiza none urazana ngo rigapurari nanjye niba yaje ku Mana pastor wasetsa nuko arazana imana mica kunywa duhango dushire mu nda n'ibiki yego abone kapurari nose ko numva ikibazo cyabaye imyenda yigeze bavugisha iyo uzana imyenda isanzwe uraza uvuye hehe? Njyewe narindi mu kazi hari umuntu watwaye imodoka yasinze niwe twari twafashe twabanje imodoka kubanza kuyigeza kuri parikingi. Umva byo bitwazo byabo nukubaza batubesha nyine. Ariko rero zibaho rero kankubwira ushaka ko mumbatiza vuba baba baba nzamuka nkajya mu kazi k'igihugu. Kankubwira iyi mugabo Kenadego hari ibintu ndabyibutse bigeze gutwara nanyweye agacupa inkweto ungaje gufata kamanutsi na wasetse ayo magambo bitabaye ko nje kubatizwa mwazira. Ngulkane yazira pastor wasetsa bugira ngo n'umukozi w'igihugu uyu muntu uturindira umutekano n'uturindira ingegera zose zari kuzengereza abantu. Akeje mugenzi wawe marakumva Imana itakurinze uyu nguyu yakurinda. Ariko pastor harya ngo muhagarariye Imana kwisi bikore ndebe batiza umusirikare w'igihugu. Nasengeye Pastor wasetsa ntago nigora mbikoye umwami Yesu Kristo ngiye kukubatiza mu izina rya Yesu kuba bagiye gukora umurimo w'igihugu. Ariko ibintu byo kuzana imyenda y'intuza ya gipolisi mu murimo w'Imana ntago bikora. Uremera guca bugufi mu mutima wawe tukakujyana kukubatiza? Genda byemera pastor. Kankubwire rero uko ibintu gahunda zimeze. Umufata abantu utazanapfana ibyaha umufata abantu yitwariye imodoka yasinze ari n'umupasiteri mukajya kumufunga yabasaba imbabazi ngo yihane mukabyanga. Mugafata abantu binkwereye akamugi kako kaburi bifukuye ngo mukabafunga bababwira ngo bihane mukabyanga. Ariko twebwe rwose mu murimo w'Imana turakubatiza mu izina rya Yesu. Niyo waba uri mama niyo naba nkubera munsi bisobanuye yuko wakora ibintu bitemewe ngo nkwemerere mu mategeko dutoza gufata umunyacyaha tukamushyikiriza abagenzacyaha. Gapurari umva ngeyo nambaye n'ikote mba nkomeye iyo waba uri perezida mba nkomeye iyo wajana muri aya mazi ya Kristo mba nkomeye we. Pastor ujya wubaha umwambaro w'igihugu ujya wubahira ikote ry'igihugu ry'Imana ujya ubyubaha. Pastor siko dushaka kuva muri aya mazi ukabibaza ibyo bintu batiza nicyo nkubwira. ubu wakibatiza gembara nkubatiza cyejanda cyegembara nkibatiza ndaje ndakubatiza mu izina rya Yesu ndaje ndakubatiza uzajya unyibuka no mu mateka kudubika mu izina rya Yesu. Gapurari ugasa ko wemeye ko nkubatiza nimburi gapurari kuki nkubatiza umva ndagutubiza ibyo kigumemo kirinyeganyeza mu biki gikatira hasi cyankuye umva bantu gikase ukuguru mbanza nkuzanira ibintu gikatire hasi uzi nari nywaye imodoka nisinde ndi hangova njya kumva ngo hagararaho sha kuko naye nambaye ikoti ajya ngo ndi babakire bakiriritse ajya ngo ntabwo ndi umuntu w'umukozi w'Imana. Reka nari ndi no kwinywera ndi kurango umuntu abayiteremo kamwe bakazana tubira noneho ndagucirinyeganeza mu biki gikari wenda nanjye umva ubu ntago kivamo ubu twagihamije ubu cyapa. Pastor kana nawe mushuka ndakumva ingabo z'igihugu tuba tuzi kubara amasegonda 2000 birimo iminota ingahe ntabwo mbizi usibye yuko twiza kugendera mu mazi. Ari umusivili batije gutya mwari mugamije kunyica. Twajyanye ibyaha bikushiraho ntabwo twari tugamije gutwica kandi urebye nafite n'ikibazo cy'umutima noneho nafite n'ikibazo cy'umutima akebugere muri mugenzi wawe nikakugerera urebye afande kamubwira nanjye nkubatize afande tubabarire ikibazo cy'umutima tubabarire ukamona yego aya mazi yo subira
kuramo nawe wumva uko bimeze amasegonda 2000 ndakwinginze agapurari we mbabarira rwose we wimbatiza Yesu yarambatije we umutima we ndapfuye urumva mugenzi wawe ukuntu biba bimeze bameze nabi ubona watashe vuba fata ibintu uzajya mwakoze agapurari we nzajya nkutinya we kurikira bene wanyu